biragusaba iminota 7 gusa kugira ngo urebe aho tekinoloji igeze, aho usanga amarobo muri iyi minsi ari arimo akora akazi. Ariko njya nibaza ikibazo, umuntu azabona umurimo gute, umuntu azarya gute mu minsi iri imbere? Biratangaje cyane. Nureba iyi video uraza kureba ko usanga imirimo yose ibaho isigaye ikorwa n'amarobo, kandi biracyari mu ntangiriro, ariko inganda zirahanganye, ziranakataje, ziri gukora amarobo amamiliyoni n'amamiliyoni. Ibyo byose ni ibigiye gushyira umuntu mu kaga, kuko kubona umurimo bizaba ari ikibazo. Iyo nitegereje nkareba amavideo yose yerekana amarobo uburyo ari gukora imirimo, ndatangara cyane, ariko nkanibaza ikibazo gikomeye, uburyo isi izaba mu minsi iri imbere. Dufate urugero, niba akazi kakorwaga n'abantu 30 kajya kuya gakorwa n'irobo imwe, aha ndavuga amarobo apana amamashini. Hari amamashini ari automatique, ariko aha ndi kuvuga amarobo. Ese umurimo bizagenda biti? Gusa biryoheye amaso kubireba, ariko nanone birababaje kuko umuntu azabura akazi. Hano negeranije amarobo agiye atandukanye, harimo amavideo yerekana robo zishobora kuba zakubaka. Bivuze ngo ba bantu bakoraga akazi ko kubaka bazabura akazi. Ikindi, hari amarobo hano yerekana video zerekana amarobo abantu babyina. Bivuze ngo umuhanzi muri iki gihe, kugira ngo mu minsi iri imbere kugira ngo azajya atumira ababyinnyi cyangwa abandi bamufasha, ni ukuvuga ngo azajya ashaka amarobo akora ku kazi. Ibi byose ni ibishyira umurimo, ni ibituma umurimo ubura. Hari amarobo yandi akoreshwa mu gusarura cyangwa mu buhinzi. Tuzi ko abantu benshi babonaga akazi mu buhinzi, ariko se niba amarobo agiye kujya ahinga akaba ariyo asarura, umuntu azicara ari ku matere zanyu zirakiriye kuri no video. Ariko nanone ibyo byose ni ibyerekana ko umuntu agomba gutekereza ikindi kintu, ni ukuvuga ngo umuntu azajya yigira. Bivuze ngo ni ugutekereza icyo umuntu azakora, kuko generasiyo zigiye kuza zaba ziri mu kaga. Ariko ibi bizatera ikibazo mu isi, hashobora kuzabaho revolisiyo ya gatatu y'amarobo, kuko ntabwo umuntu azihanganira kuburara, ntabwo umuntu azihanganira kubura akazi. Ibyo byose abanyiri inganda cyangwa se ibigo bikomeye n'ibihugu bikomeye, sinzi niba bitekereza ku kaga umuntu azagira mu gihe ikiremwa muntu kizaba kidafite icyo gukora, ahubwo ibintu byikubiwe n'abantu bamwe na bamwe. Aha ngaha turafata urugero ku nganda zikora amamodoka, dufata urugero ku bigo byinshi bifite inganda. Ubu usanga mu tuzi twakorwaga n'abantu nta na kamwe kagikorwa n'abantu, ahubwo ari amarobo ari gukora. Ariko nanone iyo ugiye kureba ukareba rimwe na rimwe ibituruka ku mateleviziyo, imyigaragambyo iba, usanga hari imyigaragambyo ishingiye ku gukura k'umurimo. Ariko nanone umuntu ntabwo ari kubitekereza. Hari izindi robo zikora mu bwubatsi, ugasanga robo iri kubaka nta muntu uri kwifasha, iraterura ikihereza ikubaka. Ibyo byose ni ukuvuga ngo ntibikura umuntu umugati. Ariko ibi ngibi bizaduha amahirwe yo kubona akazi cyangwa bizatwambura akazi. Iyo ureba iyi video ukayirangiza, uraza gusanga domene zose zibaho ku isi ziri gukorwa n'amarobo. Aha ngaha uraza kubona ko mu gihe abantu bajyaga batumira abantu nk'abakorobati, amarobo ari gukora ku kazi. Ugasanga umuntu ashobora gutumira robo, ushaka kuba afite robo, ikaba ikora bya bintu twajyaga turebesha amaso bikadushimisha. Hari amarobo akoze nk'imbwa, aho kugira ngo umuntu atunge imbwa cyangwa se acirire imbwa, azajya acirira imbwa y'irobo. Hari amarobo ari guseriva, hari amarobo ari gutwaza abantu imizigo. Uraza gusanga aho kugira ngo umuntu agure igikapu, murabizi ko igikapu cyasazaga, ibyo byahaga amahirwe abakora ibikapu ko babona akazi. Ariko se niba umuntu aguze robo akajya yishyiramo amabuye, bivuze ngo abantu bakoraga ibikapu, murebe igikapu kukidoda cyahaga akazi abantu benshi, tukagera n'abagihanagura ye. Ariko icyo gihe ni ukuvuga ngo robo ntizaba iri gukora akazi ko gutwaza. Hari robo itwara imizigo, hari robo abagira amamodoka, turabizi ko bajyaga baha akazi abashoferi. Ariko se noneho nimba robo ari izajya ifata ibitaka ikajya kubimena, bivuze ngo
wa mushoferi azabura Moving things akazi, up a gear, murebe umuryango complete uzabakomokaho, autonomous vehicles and ariko parts are able nyir'uruganda to wakoze transport ya robo materials azaba afite or amafaranga. undertake specific Bivuze ngo ibi tasks in biraganisha isi mu accordance kaga with yuko design aho abantu bake bazaba bafite Activities amafaranga. like excavation or grading can Murebe be inganda carried nka out za around the Tesla clock without the need ziri for gukora breaks, amarobo greatly abantu enhancing bazajya efficiency bishimishiriza. and Ibi reducing costs. biraganisha mu guca umuryango, Prominent examples include ariko ibyo Volvo's byose HX1 ntabwo dumper nibaza ko and this babitekereza. autonomous dozer Hari inganda developed by nyinshi Bot nyinshi Robotics. nzakora icyegeranyo cyazo kiri While we gukora are only amarobo, just beginning to see aho what robotics can do in usanga ku construction, mwaka bashobora gusohora there are amarobo already more amamiliyoni advanced n'amamiliyoni. robots in development that Aha can ngaha perform ndaza muraza occasional kubonamo for certain videwo, industries and job agace roles ka videwo altogether. kerekana abakora Whilst this might sound fashion. daunting, the rise of Ni ukuvuga ngo robotics bari and indeed artificial kudizayininga intelligence amarobo bita is likely to lead to the humanoid creation of new job roles akora and opportunities that nk'abantu, we haven't yet imagined. bakagerageza gukora amaso, bakagerageza gukora igihimba, For gusa example, this Imana ni robot rurema can kandi be koko used to irashoboye. monitor the situation of Icyabananiye the ni data uguha centers. amarobo umwuka, nubwo bayakora ariko ibyo byose ntabwo babikora ngo robot amere which nk'abantu. I have dubbed Icyo the cyerekana ko scariest tugomba robot gukora at the twihimbaza, conference mimics the n'utayemera expressions sinzi of uko yaba the ameze. person in front of it. Nuza I kureba feel like nanone we're going to have some uraza nightmares kubonamo tonight. andi marobo aba yaseriva abantu. Robo ishobora kuba yafata ibintu ikabiseriva, robo ishobora kuba That's really yakwikorera scary. ibiremereye, robo ishobora kuba yahara umuhanda. Hari abantu benshi bari batunzwe no gusukura imihanda, ariko byose biri gukorwa n'amarobo. Hari abantu benshi bari batunzwe no kuba bahara We're at the stand imihanda, of ibyatsi. Unitree. Amarobo niyo agiye kujya mu Unitree kazi. is like Boston. Ariko nibajije ikibazo, ese umuntu azafata tereri? Niyo mpamvu abize ikoranabuhanga ndetse na edikasiyo igomba guhinduka. Edikasiyo igomba guhinduka, aho ibihugu nubwo zizabuza akazi, zoroshya nanone zihutisha imirimo. Bivuze ngo umuntu agomba gutekereza imirimo yindi azahanga yabyara akazi ariko ikaba yakorwa na robo. Bivuze ngo umuntu wese agiye gutekereza icyo yahimba, kuko ibikora akazi ko byo birahari. Ntabwo umuntu akeneye umuntu umufasha akazi, ahubwo umuntu akwiye gutekereza akazi agomba guhimba n'akahe. Niyo mpamvu isi iri muri kompetisiyo yindi iri hejuru. Ntabwo tugomba kubaza amaboko, ntabwo tugomba gusinzira. Ni ugutekereza tukavuga ngo ese ibi byose biraganisha he? Ni ukuvuga ngo niba twajyaga twishyura abantu bavomerera, ubu muri iyi minsi hakaba ari amamashini ashobora kuvomera amahegitari n'amahegitari, tukishyura abantu batera imiti mu myaka, ariko muri iyi minsi ugasanga imyaka irimo iraterwa ibiti n'amarobo, amadrone. Ibyo byose ni byerekana ko umuntu agomba guhindura sitarateji z'imibereho.